kandi uzigire n'isi yose. Ububabare bwe bukabije Tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. ububabare bwe bukabije Tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. ubwubabare bwe bukabije Tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. ubwubabare bwe bukabije Tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. ubwubabare bwe bukabije Tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. ubwubabare bwe bukabije Tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. ubwubabare bwe bukabije Tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. ubwubabare bwe bukabije Tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. ubwubabare bwe bukabije Tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. dawe mana ihoraho umubiri n'amaraso n'umwana w'umwana wakunda cyane umwami wacu Yesu Kristo yaba mu mwongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Hakurikiyeho umuryango wa Katerina. Katerina umuryango we. Yego. Hakurikiyeho Speciose mama bebe. Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi murimo bijye bitandukanye. Ndagira ngo ni inkuru itugezeho kuri aka kanya, n'amakuru aje kuba yatangazwa, n'amakuru mu by'ukuri atigeze ashimisha benshi nyuma yo kumva iyi nkuru yaje kuba mu by'ukuri imenyekana. Ni inkuru y'umugabo bita Karekezi, mu by'ukuri bivuga ko ashobora kuba ariwe wagize uruhare mu rupfu rwitwa Karasira Aimable kuri uyu munsi mu by'ukuri witabye Imana. Akaba ari umugabo mu by'ukuri wari ufungiye mu igororero rya Nyarugenge, ariko nyuma yaho mu by'ukuri akaba yari yarakatiwe igifungo cyangwa se igihano cy'imyaka igera kuri 5. Bikaba byumvikana ko witwa Karasira Aimable mu by'ukuri yararangije igihano cye, ariko kuri uyu munsi mu by'ukuri nubwo uyu mugabo Karasira Aimable mu by'ukuri yarangije igihano cye, byaje kuba byakumvikana ko yaje kwita yitaba Imana ku munsi wo kuba yarekurwa. Amakuru mu by'ukuri yakomeje kugenda atangazwa ni menshi, kuri akayangira ngo tubashe kuba twarebera hamwe ese ninde wagize uruhare mu rupfu rwa Karasira Aimable kuri uyu munsi. Bivuga ko ashobora kuba yanafashwe n'umugabo mu by'ukuri bivuga ko yigishe muri kaminuza y'igihugu cy'u Rwanda. N'umugabo wakomeza kugenda waturirwaho amagambo y'ubusazi, n'umugabo mu by'ukuri wiswe umusazi kuri uyu munsi rero, kandi bivuga ko yaje no kuba yapimwa mu by'ukuri indera, baza kuba bakemeza ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ibi kandi byumvikanye ko Karasira Aimable yahise ahabwa imiti. Nyuma y'iminsi mike rero mu by'ukuri uwitwa Karasira Aimable yitabye Imana. Amakuru akomeza kugenda atangazwa ni menshi, amakuru yakomeje kugenda avugwa ni menshi, mwakomeje kugenda mwumva nyine amagambo donc akomeza kugenda ahwihwiswa by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, bitewe nuko uyu mugabo yari icyamamare cyangwa se Professor Niga Aimable Karasira, umwite uko ubishaka bitewe nuko wamumenye cyangwa se izina wamumenyeho, dore ko bikomeza kugenda bivuga ko ari umunyatukoryo twinshi cyane. Rero mu by'ukuri yakomeje kugenda akora udukoryo twinshi, bikaza kuba byaratuma bamwita Professor Niga, umwarimu wo muri kaminuza mu by'ukuri wagiraga utuntu tw'utujeste cyangwa se utuntu tw'utukoryo twinshi. Byumvikana ko kuri aka kanya bahise banamwitira Professor Niga. N'amakuru yakomeje kugenda atangazwa rero kugeza kuri aka kanya. Ndagira ngo mu by'ukuri turebe ese niki cyagize uruhare mu rupfu rwitwa Karasira Aimable, cyangwa se ninde wagize uruhare mu rupfu rwa Karasira Aimable. Ku makuru akomeza kugenda atangazwa, haje kubara mu by'ukuri hamenyekana umugabo bita Karekezi. Ndagira ngo mu by'ukuri ni umugabo murimo kubona kuri screen zanyu, ni umugabo mu by'ukuri urebana igitsure, ni umugabo ubona ko nyine mu by'ukuri yahumeye cyane, afite urusura rubi cyane, ni umugabo wakomeje kugenda ucicikana n'amafoto ye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bivuga ko ari we waba waragize uruhare mu rupfu rwa Karasira Aimable. Kuri aka kanya bivuga ko rero mu by'ukuri tugiye kuba twareba ese koko nkuko bikomeza kugenda bitangazwa uyu mugabo bikomeza kugenda bivuga ko ashobora kuba ari we wagize uruhare mu rupfu rwe witwa Aimable Karasira. Kuri aka kanya mu by'ukuri urupfu rwe rutavugwaho rumwe, cyangwa se uyu mugabo ukomeza kugenda uvuga ko yaba yarafashe imiti y'umurengera. Ese mu by'ukuri uyu mugabo Karekezi yababeshyirwa cyangwa amakuru atangazwa yaba ariyo? Byose ndagira ngo tubire rumwe ku byakomeje kugira bitangazwa, by'umwihariko nimba bwa mbere wisanze ahangaha ukaba urimo kureba
hasi iyo video yawe ukareba nimba utarakanze subscribe tikanda bikono gufungura kuri yonzegera kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru ari update ndetse n'ibigano dukomeza kugira tubagezaho umunsi ku munsi. Reka turera mu byukuri rero icyatumye uwitwa Karasira Aimable yitaba Imana ndetse n'icyagize uruhare mu rupfu rw'uwitwa Karasira Aimable kuri aka kanya utarigeze mu byukuri ushimisha benshi. Mu byukuri n'umugabo ukimara kuba wamenyekana ku rupfu rwe rwaje kuba rwagirwaho n'umugabo wakomeje kugira mu byukuri ubabaza benshi bakomeje kugenda bifata ku munwa witwa Professor Niga cyangwa se Aimable Karasira umwite uko bishaka bitewe nuko wamumenye kuko uyu mugabo afite ibikorwa byinshi cyane. N'umugabo mu byukuri wakomeje kugenda ukora ibikorwa by'indashyikirwa kugeza akakaya tuvugana bikaba byumvikana ko witwa Karasira Aimable ari umwe mu bagabo mu byukuri cyangwa se numwe mu bagize uruhare mu kubaka igihugu cy'u Rwanda bitewe nyine nuko yakomeje kugenda yigisha abana b'u Rwanda muri kaminuza y'u Rwanda banamwita Professor Niga bitewe n'udukoryo yakomezaga kugenda anakora. Ndagira ngo ni bino mwakomeje kugenda mwibonera. Kuri uyu munsi haje kuba hamenyekana amakuru. Aya makuru gusa nabwo yigeze mu byukuri ashimisha benshi mu bakomeje kugenda bakunda uyu mugabo Aimable Karasira cyangwa se Professor Niga umwite uko bishaka bitewe nuko wamumenye. Kuri uyu munsi mu byukuri tugiye kuba twatangira tureba ese Professor Niga yaziraga iki cyangwa se mu byukuri yaje kuba yafungwa gute, ubundi tuze kuba twareba ese niki cyatumye uwitwa Karasira yitaba Imana cyangwa se niki cyatumye Karasira mu byukuri benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko yaba yarishwe n'imiti y'umurengera wabigizemo uruhari wese. Mu byukuri bikaba byumvikana ko uyu mugabo ashobora kuba ari wikekwa nubwo amakuru ataremezwa neza akiri mu iperereza. Reka turaza ko mu byukuri twabikugezaho byose kugeza kuri aka kanya. Reka turebe ese Professor Niga yaje kuba yazira iki cyangwa se mu byukuri yafunzwe azira iki kugira ngo aze kuba yakisanga ari kuba yakatirwa imyaka igera kuri 5 ariko yaza kuba yarangiza iyi myaka bikaza kuba byakumvikana ko yaje no kwita apfa nyuma yo kurangiza igifungo cy'imyaka igera kuri 5. Kuri aka kanya n'amakuru akomeza kugenda atangazwa ariko rero benshi bakaba bakomeje kugenda bagaragaza ko nubwo uwitwa Professor Niga yitabye Imana byababaje benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko yakomeje kugenda abigisha muri kaminuza yakomeje kugenda agaragaramo arimo kwigisha. Uyu mugabo Professor Niga mu byukuri nkuko byakomeje kugenda byandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, bimwe mu byaha yakomeje kugenda ashinjwa byakomeje kugera mu byukuri bikurwaho akagirwa umwera, harimo n'ibyaha byo kuba bafatira amwe mu mafaranga ye cyangwa se imitungo ye byaje kuba byakumvikana ko byaje kwita bikurwaho aka kanya. Ariko mu byukuri ibyaha yari yakoze biza kuba byagumaho kugeza kuri aka kanya. Akimara kuba yahamwa n'urukiko rero mu byukuri byaje kuba byakumvikana ko yahise ajyanwa mu igorero rya Nyarugenge. Nyuma yo kujyanwa mu igorero mu byukuri aza kuba yakora igifungo cye. Nyuma yo kurangiza igifungo cye mu byukuri haje kuba hakumvikana inkuru itarigeze ishimisha benshi kuko byakomeje kugira byumvikana ko umunsi wo kuba yata ku mu kwezi kwa 5 umwaka wa 2026 nibwo haje kuba hakumvikana amakuru yakomeje kugenda agaragaza ko uwitwa Professor Niga aje kuba yakitaba Imana. Reka tureba mu byukuri ese nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa uyu mugabo ukomeje kugenda mu byukuri uvuga ko ari we wabaragize uruhare mu rupfu rwa Karasira Aimable ariko bikaba bitaremezwa neza cyangwa se bikaba bitaratangazwa kuri aka kanya, bikomeza kugenda bihwihwiswa kugeza kuri aka kanya. Reka dushaka amakuru mu byukuri turaza kuba twamenyesha icyabiteye.